hanyuma bazi kwihangana volume bazigabanira kubera ko iyo volume ziri kuzamuka amatara mu rwego rumwe ari gusa n'adakora neza kabiri. Urakwiriye Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iri joro. Imbaraga z'Imana zibane natwe, turakwiyegereje Mwami Yesu muri iri joro kugira ngo tugirire neza. Twahageze Mwami Yesu, twahageze Data, twahageze Papa. Imbaraga zawe Mwami Yesu zishuke umugambi mwinshi, imvura nyinshi, imbere mu mitima benshi. Urakoze kandi neza. Ingoma yawe izahoraho, ubwawe uzahoraho.
Garine uko nabivuze niyo mazina yanje ndagira ngo nta muntu utazi iza ntekereza ko nta muntu utazi habe n'abakenya bamaze kumenya abanyagihugu ya kubimenya nibyo byiza kandi kubimenya n'agaciro kumenya Imana n'ubuzima. Haleluya. Haleluya. Kumenya Imana nibwo buzima. Amen. Muraho dene. Murakomeye. Muraho neme. Yes. Tukizimisi tutabona gusa muri byara buza bw'iminsi myinshi tutabona ariko twabonaniye mu mitima kujya abakristo kibaza batandukana kandi baza batandukana n'icyo gusa muri quartier munana ariko mu mitima tibashobora kuwacana n'ubwo murehe usubuka ijambo mwene matakari vuga n'ikitwari ari kasarani ari he baje mu gitondo mwahura mugari husari kavuga ngo yego nyina abakristo babo baza bavuga kene icyo kiza cyerekana kuko turaba umwami umwe uzasengera gidorari abandi basengere kasarani abandi basengere kayo uzaca n'umuhura mvuga ngo nuko kose yashaka kwitwara yo no kubera iki ni umwuka uzukururana umwuka umwe uzukururana. Haleluya. Haleluya. Kabisa. Ndirimbo ndimo kuririmba muri uyu mwaka kazamumva ko natera intambwe twagemanye Semeniana! Hallelujah!
nguhakanire undi ukambwira ngo yareka komeza ngwana n'umutima umugoroba wose kavuga ati se udashikangire ati noneho uko mwabwira kumva ishushira kumva imbeho kumva ingingo zose zirasa n'izatagaranye hageze iki gitaramo kiragenda gute iki gitaramo kirahari cyangwa ntabwo ihari kaza nibaza iki gitaramo kiragenda gute nagize nazo nakubwira bene data bamubwira ati reka maze kuri tunini banze mwe nimara numve ko sa n'utunitweho gatoya ariko azabango ndabimenya ngeze hano ariko numvise ko bamuzima kandi tutatarama Mani kugirira neza n'abanyarabahaye Imana. Imana ishimwe cyane. Kuriya yisunze inguni kuri iza kikwereka neza umyaka itarabaza yisunga inguni. Shiramo inangara. Sinamenya abacuranzi bari hano uko bimeze ariko se muri bangahe ko n'abana bipanze ariko sindabamenya. Nukumwe ngo natere hano yari mu Gatare ariko ngo yayibo ntaramenye ko Gatare yifashe nari sindamenye abantu bacuranzi bari inyuma ko bifashe ndacyari ko asante shiramo sebe
duhuraho gatoya ijoro rizari rishaka kugira ngo abantu basarangane so tuvuga gatoya usingirize kugira ngo turebe ko ucaga tuba turi kumwe n'abanyantege nkeya abandi babashaka kugira abandi babahunyiza abandi bata hari abashaka ijambo hari abashaka indirimbo hari abashaka igisimba nuko uko twese dukunze uhuriye ku kintu semeni amen ndabwiriza gatoya cyane Zaburi ya 91 Dioni gahe ezo soma neza cyane Zaburi ya 91 bamubwisho gisuma byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka ati uri ubuhungiro bwanjye ni igihome kinkingira uri igihome kinkingira Imana yaje niringira amen subiramo bamubwisho bisumba byose yego azahama mu gicucu cy'ishobora byose haleluya ndabwira Uwiteka ati uri ubuhungiro bwanjye ni igihome kinkingira Imana yaje niringira amen Imana kagatoya Atatora avuga ngo kuko ari we uzadukiza ikigoyi cy'umugoyi namugiga irimbura azakubundikiza amoya kandi azajya aguhungira kandi uzajya guhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icuma kidukingira komeza igiteye ubwoba cyane ijoro ikizantinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu amen numvise kuko iri jambo ryo tuganira umwanya mutoya umwanya Imana impano iyi zaburi ni zaburi iba mu mutima wanje kandi nkunda igihe icyo ari cyo cyose habe nawe uzayikunde uzagenda uyisome neza zaburi ya 91 nawe uzayikunda kandi izagufasha mu rugendo rwo kuja mu ijuru numvise ntakindi kintu navuga iyo Imana ihujije abantu kugira ngo batarame iza nibaza akavuga ngo se gutarama niki iyo dutaramye niki kiza kiba iyo dutaramye tuza tugera kuki iyo dutaramye niki duhabwa iyo dutaramye ni ihe mpinduka iba ubuzima bwo gutarama ese dutarama iyo tugeze hano cyangwa dutarama niyo turi mu mago niyo turi mu muhanda niyo turi he dutarama ryari ubuzima bw'igitaramo iyo uganira kakabona umwanya wo kuganira iza kuvuga ngo se iyo dutaramye hazahinduka iki iyo dutaramye hazahaba iki cyangwa se ni umuhango w'ukwezi wo kuvuga ngo kuwa gatanu mwisho w'ukwezi tugira igitaramo ariko igitaramo nta gitaramo kibaho ese hari igitaramo cy'ukwezi cyangwa hari igitaramo cy'igihe icyo ari cyo cyose abandi bakagira igitaramo cy'icyumweru igitaramo kitubamo iyo dutarama turi mu mago tugatarama turi mu muhanda tugatarama dusinziriye tugatarama twicuye tugatarama tugenda tugatarama twicaye tugatarama umutaramyi bwiza kikubwira umutaramyi agatarama asinziriye ariko bari maso
kuvugishije wumva ari mu gitaramo kiza kikubwira umutaramyi neza neza niyo muvugishije uzawumva imvugo ye uzakangura umuntu utari mu gitaramo ureba ishusho abafite menya gitaramo uzamwibwira utari umutaramyi uzamwibwira ubundi kandi igitaramo kindi babwira igitaramo suku twataramye muri cyo gitaramo oyaje iri ni ihuriro Imana izi duhuza kugira ngo dukomezanye ariko impamvu turi tuba dutaramye kandi yontewe na satani maze gacikitege Ingabo za Farao zicika
gutarama muri Kayore witeka Imana igacikuba umugabo umwe yotarama muri Gidura witeka Imana igacikuba ikiteke ikazafara zicika mbigikuba umenye ko tukimira mukibuga wakimiro abisotari zanesheje zitwayeza mukibuga abisotari zanesheje zitwayeza mukibuga kibuga tuvura isi turimo kandi tubonetse zaraweshi bategereje nyuma abo Yesu yamusigiye kwangu mgeni Afrika akiniomba nimfungulie akiniomba nimfungulie yanakomanza anaomba umande umeshuka kichwani usiku na nywele zangu zimelowa maji ngomeni mwengo na huyu si mgeni ni Yesu Mwokozi sauti yake nzuri na najua inamfungulia na siku hiyo bisaita ya manga mwenye niwe no ni kumuntu bagiye gukimura ariko atasi wakimuriye asana Yesu aravuga ngo ndakamukimurira sanariwa yagiye gukimura ngira ngo none n'umuntu gusaga gukimura ariko wamubonye abari yasiranye ariko bizavuga ngo none yari yataranye abanyugiza aravuga ngo naramukimuri ngo sanga Yesu sinasanga Yesu sinasanga umuntu nasanga Yesu yamavuga ngo kandi uwo musisi zo bibagire iyo tande naka Yesu azagusura ukamukimurira ukamumenya izangira ubwo byo twatarame rimwe na rimwe iyo dutaramye izavuga ngo suku turi kumwe kandi twasirimba gutya kavuga ngo suku ko turasirimba ariko turi kumwe twasenga gutya kavuga ngo none turi kumwe bako turi kumwe kagira ngo none kubama bati bari hano bamwe muwarejeshe akizao alionyanyaswa na shetani Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo Mungu wa Abrahamu
wirukanse erundi nagiye gutarama ahantu natarama kuko dutaranye wari umugoroba wo gucumira amaze abana b'abakobwa baraniyegagiza n'ukagirwana baratamba ndavuga ngo ndibura ndavuga ngo haritara abakobwa batambira Imana amaze ndabakunda ku bana ndabakunda namavuga ngo ningenda ahantu nzobatumira tujane wahamagara hamagaye namba ndetse bamama barahari tugende ati baraheruka umwe titageze iriya byabobose iba kera yashize uko tutubana pi tutubana nukurashana tutubana au kujapenda kari nasiriye abana bangu nilipenda babaka bakusifirimbi abana babaka banyura na mukutasheza na wakati mmoja katisho kifuka mtu hatuna cha babonyesha umukobwa uzotara makageza kuntinzi n'umukobwa uzoba warasenze agasenga agapfukama umukobwa uzugera kuntinzi n'umukobwa watanye akiga hasi agatera umukobwa watanye icyo turushanya ni cy'urubuga ni ukugera kuntinzi uzamubwira asanga abandi basa n'ukwanga kubaboga Imana aragiye kera
yitwajije za telefone ngo zirimo za bibiri agasiba ibicura kikaba gikota kanihanura yiga hasi ko karasoma bibiliya naho karatereta ubwo bicaranye akaraniwe ukaba aravugana kuri cyane we bizotuma tudatera inda tibizotuma udatera inda kandi tibizotuma udatwara inda tibizotuma uzoba mu gitaramo ariko uzotera inda uzoba mu gitaramo ariko uzabibara inda uzaba mu gitaramo ariko reka guhanurire imana izi kwihorera ukagira muti harireba ariko igitondo kimufishira hanze uba mubwisha wisumba byose ngiye mu ijambo ryanje n'imana zose azahama mu gicucu cy'ishobora zose igiteye ubwoba cya nijoro ntikizamuka uba mubwisha wisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora zose ube mu gicucu cy'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose n'umutaka reka subiremo ube mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose aratwikiriwe ararizwe n'imishwi iri munsi y'ihina itwikiriwe nzabwira abantu ngababwira ngo se kubera ko muza mwisigura imana ihari kubera ko ibiburabira imana ihari kubera ko usa nk'udafite umuremyi ahari kubera ko uza udafite ukwirinda kandi urizi ahari bigatera ubwoba cyane ijoro tikizagutinisha cyangwa mu kigenda amama we uyu mwaka uzagutangira uyu mwaka nawe urangirije masayina tugiye gutanga umwaka ushize tuzagutangira umwaka nahize umuhigo wo kuza ndangiriza umwaka ntari mu rugo ntari muri karitsiye ngira imana ndavuga ngo se wanje ko uyu mwaka turangije bisogenda gute turagenda turasenga n'abacu ngo twinjire muri ya nzu hajya kuza kubona amasayina numva ko umwuka ambwira ngo nibaherekeze mbashitse bagira ngo twaryamye nimara asubireyo niho batankurikira ime kubwira imana icyo ushaka ndije nyine kuko abantu benshi bazashaka ngo babasengere umuntu bafaza bakakubwira ati ngahe naje kumva ko baranjena kuva ngo basubibo ko barabura amagambo babwira imana ko imana izobafashe muri imana kubera ko babifuza kuko basengera nukuri magambo nukura numva banjanye turangije turasoza turasengerana ngo mbere ndabaherekeza ndabijuza ngo amare mbonye ko basa n'abahorekereye ururi kweto zanje tora n'igishora basohoka hasi n'abakigefo abakikizu burya ndabwira ngo je iyi mwaka itaenda aje uyu mwaka usubira ndicara shengina mwana we mana irambwira ngo reka nkubwire impeza umutaka munini cyane umutaka akabona ari umutaka byampaye kazana no kurengeza kugira ngo cyo murengeze gutya nkumva ari mbere arambwira ngo dore umutaka uzo gutwikira umwaka ndamurira imana ndambwira ngo dore arambwira ngo se ikiguteye ubwoba ni
iki twabona ubutaka butwikiriye ukuntu tungana ndabona ubutaka uzo butwikira uyu uri munsi y'ubutaka nta mvura izo kunyagira nta kintu na kimwe kiza kugeraho kuko uratwikiriwe usihofu mwana wangu nasema tena nasema usihofu tulikuwe takutwikiri ndakati urakoze bakubwira ko ikindi cya kabiri ni baratayezamuke najije kuruhuka jamena je kujyama n'abandi maratamena sabona kana zumusengu utambika mwacha muracha bigorora mune kugira ngo numara fundu saraja rasanze ntabwo se wagiye cyane kinagiye kutanyine dushitse natahanye ibintu bikomeye ariko tangaje icyo kwereka umutaka ugutwikiriye tiwogira ubwoba bw'ubuzima tiwogira ubwoba bw'uguhebwe tiwogira ubwoba nasobanukiriye Zaburi uri mu gicucu cy'isuba zose azahama mu gicucu cy'ishobora zose ndarangije ko numva ndakindi nabwira ikiza kigutera ubwoba ukagenda ijoro ufite mama na papa batabuze ikigushingira nimundebe neza bakankanura bakagira ngo barankuze n'imbabazi nyinshi cyane noneho ukamubagira ngo none ibisigo byarashize n'abahungu bari mu gushaka atakazi hari kandi siko bane b'abakobwa umuntu agira umunani Imana yamuhaye bureka nkubwire n'Imana ndagize mu buzima bw'umuntu nushaka uzovuga usanga iso atunze ikoko mu rugo wavukiye muri rwa rugo uzomenye kuko hari umunani wawe Imana yaguhaye impamvu uzurenga wa munani ukasa n'utawubona nuko amaso yawe yahumita zureba reba umunani wawe ukazuceza reka ndake igitaramo cyaremereye mubisa n'ibintu bisa icyo guhumura ukareba impamvu zituma ukora ibyo wari gukora nuko amaso yawe atarareba ariko umunani wawe urahari barongoranye umukobwa n'ibingahe bakesho umukobwa azatahana nk'ibitenge byiza bigezweho umwana wawe ukunda wamuheza ibitenge icumi gusa n'icumi na bitanu umwana warongoranyije neza kamuha ibitenge byiza birimo za oranje za nandi none ko Imana yawe ubuze ibitenge 15 uko zuba n'Imana ubuze ibitenge 15 uko twataramye neza tugatarama ureke mbabwire iyo twataramye neza abakobwa bagenzi bacu Imana izidutoranyiriza abagabo beza kandi si wowe uzitoranyiriza n'Imana izimuzana izimukura kataranga ikamuzana namwe mwabahungu niyo mpamvu muri gushaka abakecuru kubura ibyiringiro kutagira ubufatiro uhagazeho umunyagaye kubera iki none ko umwana w'imyaka 20 n'ingahe n'itanu ugashaka ko umukobwa w'imyaka 50 cyangwa 6
kurya mureke mbabwire ari ko muzana muzaza kumujyane iyo bitabaye byiza mu gushakana n'ibyo hirya mu rugo iyo niyo mwashitse twiza biba byiza muzamubaka abana bose bakabasezera bakagenda nuko nyine iminsi mikeya mukabana ariko uko bihabigenda bikomeza bikagarura yasura n'amaboko ikagaruka ikabategeka ariko hari ati waba se utarashaka bizongera bizongera gutegeka nawe tugafatanya n'umuhungu ubona araceza gutya kuvuga ngo arangiriye yari uwawe ariko uwawe arafunze muri afurika reka uri mubwisho w'isumba byose azabwira gute azahama muri cyucyushisho isomba zose imana imubwira ibintu byose usijyane wewe songa mbere tukaducogozwa n'ijoro gucogozwe n'amanywa gucogozwe n'amagambo abantu ntibagukanga usa n'udobotse mu murongo wari urimo usa n'udobotse abantu bazakangana n'ababyeyi bazakangana habe n'abantu bazakangana kama kugira ngo usa n'umuntu ni kubona ngo bakuzana kandi bazabaza gusa n'umutarabyara abagaraga basa n'umuntu batara arashaka noneho kushize kakubwo bibakamuvuga musa ngose wananiwe gusenga mwimana ngaho usenga utegwaga yabasheka ngo kukwegera noneho gatabo bashaka arabimenye uko babashize uko wasengeye uko wananiwe kubwira imana ngo imana uko tuzenga akaza twashaka kugira ngo utabereka nabi ariko abantu uko usengeye aho iyo mana bayivugiye aho bagendeye nivuga ubutumwa aho bahereye twatangiye tukubona ukubona n'ubwira imana nasoje reka batangariza ko ukuri mu gicucu cy'isumba byose azahama mu gicucu cy'isumba byose yarabirangije yarabisoje mukazamugira ubwoba gusa haba mu gicucu cy'isumba byose ibyo uhari rero biguteye ubwoba ntabyo nubwo babuze ufite guma mu gicucu cy'isumba byose igitari ubwoba tikizagutirisha yaramuze umanutse iryo jambo yaramuze ngo nitunyura mu mazi tazadutega ngo nitunyura mu muriro ntituzasha abantu inzovu bazagira gute bazagwa none kibatari ubwoba niki kiri mu gutuma muteshuka inzira mukazamusana n'abavuye mu murongo ariko uzi gutsindirwa munani ejo bundi mugabo umwe yaratwigishije atubwira gutsindwa
baratubwira ngo gutsindwa umuntu adatsindirwa mu bitekerezo ntahatwa gutsindirwa mu bitekerezo ni mu bitekerezo usanga wihebuka muvuga ngo imyaka iragiye singishaka birashize abana barashize mu nda singigiye dore imyaka yagiye abandi tungana baragiye muzi ko abakobwa bazababomboka kubera ko urungano rwagiye asanga barabwo naka yagiye twabonaga gukora naka yagiye na sisigana bityo gusa ariko baba bagira ngo twenge dukeye Sara yazaye afite imyaka 95 niwe yazaga baraga kuko gusa abana bakiri mu nda. Ese Sara yazaye umwana umwe gusa cyangwa muzobaza ureke mbabwire Imana iyo yaguhaye isezerano abana tugoshira imyaka 95 uzomubyara tu yabwiye Aburahamu biramubwira ngo raramurebe arararama aravuga ngo uko inyenyeri utazibara uko zingana niko urubyaro rwawe ruzogira rute ruzangana. Mwibuka umunsi babwiye Sara baramubwira ngo turagiye ariko nitugaruka tuzosangize gute ufite umwana w'umuhungu yabakubitaga twenge ngo Sara kadafashe baramubwira ngo Sara urasetse aravuga ngo yasise urasetse atayasise atariko nitugaruka tuzosangize ikimwana w'umuhungu. Reka kubwire Imana si bebe, Imana si so, Imana si mama wawe, Imana si mukuru wawe. Imana kuma gusa mu gicucu cy'isuma zose. Imana izakugaburira umwero wayo. Imana izakwinjiza mu masezerano. Imana izakwinjiza mu zawe. Imana izagufukurira amariba. Imana izagutwikiriza amabaya. Zaramubona umwami waje Uyarashe asurahe z'ingoma zaharanira musenyera icuma zaharanira Sit
Thank